njye nkumva ikimutima ariko si bo nkaho ariko wifata ukasohokana shiribo ahantu nk'ako kubona ngwiriye gusohoka ahantu nk'aho sarabona ahantu atari heza reba ikiyaga akayaga kari kutunyuraho turi ahantu hatuje wowe ntabwo uri kubibona koko Rwiga maze umwanya muri ndi gutekereza amezi yose maze muri iyi kampani ndi umukiriya ntekereje uburyo ki twaje ndibuka ko twahuriye hano urabyibuka twahuriye hano tuje muri interview yo kuba manager ariko birangira byanze pe impamvu n'ubu ngubu ndi hano ni ukubera umwana wanjye nasize mu cyaro wikanze mvuka muri Gatsibo wikanze mvuka he sheri tujye tuba dushaka kujya ahantu hameze neza yes alo mumubwira agenda ahandi ntacyo bitwaye wow meze neza uriya mu manager wa hano reba hano twaraneganye pe kandi nubwo yari umuhanga urenze cyane yari umuntu nyine usanzwe aho ukuntu yadutanze ko ari akazi twazize inote y'ibihumbi 2 ndabyibuka twasanze ku muntu ku muhanda aduhereza amafaranga atari ayacu twitwaza ibintu nyine byo kuyatwara kandi atari ayacu ako kantu gahita kanyimisha akazina n'isanda cyabyibuka icyo kintu cyazara ndi umukiri n'ubu nanjye mba ndyoshye ku kazi ke kubona ukuntu uri mwiza ndabizi ndi mwiza ariko nawe wakabije kunsuzugura kunsohokana ahantu nk'aha nari gukumbuye umwana yanjye wicaye hano ahubwo meze neza meze neza nako ndabibona meze neza nyine namye nguhamagara guhera umpamagaye mu cyaro udafite ibikoresho by'ishuri na mukecuru rimwe na rimwe abarwaye nyine bigatuma umuhangaha mukobere mwana mwe mwicariye hano ntabwo muzi ukuntu akazi kagoranye mwe none mwe mwicariye hano n'ibikoresho koko ese wagira ngo turi gukora ku iri zuba cyane none ku iri zuba araga ari ibyo ako wenda bwagakwiye kuza mukaba mushaka ibyo muri gukora gayibaze nk'ubu bosi aje agasanga muri yicaye akazi kahangaha n'abakiri n'abahangaha nabo ubu se igihe kuba mu gitondo dukora kugeza amasanga n'uwakurira ntiyakugira n'imbabazi rega nawe reba ahantu haranduye sibyo kandi twe dushinzwe guhakorera amasuku rega akazi kamaze no kuba kenshi pe ahubwo rwose ni ukutuvuganira bakongeramo abandi ariko se sheri ko wagira ngo hari abantu bigeze bagusohokana harenzanga sheri ntawansohokanye njye bwanjye nkunda kwisohokana ariko ahantu nk'ahangaha ntabwo ari gusohokana umukunzi wawe gusa ntubabare ndagukunda nanjye ndagukunda ariko umutima wanjye wateye uravuga ati reka nkuzane hano hantu hatuje hatagira akavuyo yego wakoze ndagushimiye ariko nyine nawe ubutaha uzansohokana ahantu hasa neza sibyo mpamvu pe nibyo mukunzi azi ko ni hatari nawe byo kuvuga ngo harasa nabi si igihe cyo twari dukora ntabwo isuku iba yagaragaye rega biranumvikana kuko ukubura ahantu n'ubundi hari buse nacyo gukora isuku n'ubundi kuko ariko nyine nange mubyumve pe erega mujye menya ko ariko kazi twaje dusaba sibyo se ko kazi twaje dusaba pe niyo mpamvu tugomba kugakora neza ariko iyo nama tugira ngira ngo ushobora kuba wayikurikiza nakubonye da uso mu gihe twasa nabi ntabwo ushobora kuvuga kuriya nawe rero ibintu byo kutweta akitaba telefone ntabwo se ukuntu asigaye adutegeka usigaye bibona ariko mutima funga amaso ngira akantu nkwereka ntabwo akise kandi funga amaso ariko nkwereka nayafunze sheri ntabwo uri kureba oya sheri ntabwo ndi kureba riri ni ukuri ntabwo ndi kureba ntabwo uri kureba koko oya sheri uri kubona iki ni ukuri nta kintu ndi kubona nta kintu uri kubona koko oya fora ngiye kuguha iki ntabwo nziza ngofungura basi wawu yo yego boss ku kazi nta kibazo pe nta kibazo biragenda boss ntawe ari wanyeka pe ntawe ari wanyeka kuko n'aba bakirina dukorana nabo ntago baranyeka boss wa mu manager nawe nawe ari gukora neza pe ari gukora neza nta kibazo kuko ejo bundi ndi mu biro bye mbona bimeze neza usibye ko ariko nyine ikibazo gihari ni uko yatangiye kumutereta pe yatangiye kumutereta ubwo sinzi
nyine namye nguhamagara. wampamagaye se umva telefone ko ukuntu nyifite muri basi bamutwaye byageze gute? hano se suzi ko mamenyereye naguhamagaye inshuro 50. yesu we mana wampamagaye noneho gusa sorry shere wagakonze nagakunze cyane arabyumva pe shekara byose cyane boss noneho nizere ko nuzuzangurira akantu pe kuko akazi ngakora neza. Sawa nta kibazo boss, nta kibazo pe, ubwo ngiye gukomeza mbikurikirane. Gusa sawa ntacyo. Namuka ngize andi makuru menya nzayaguha pe. Sawa nta kibazo, ubwo tuzongera tuvugane. Sawa. Nyine ngera hano byarantongoye tu. Abantu hano barambwiraga ati rero Bosco genda utwayibuye mu mufuka byibuze umuyaga utazaguhitana. Yambwira ko umuyaga uzampitana. Nkatekereza inzara afite nyine urukona nkitangira akazi najyaga ku kazi rimwe na rimwe nariye ubugari bwarantonze kuri ya kwezi gusa maze guhembwa. Buri iyo ufite amafaranga mu byo urizana hari n'ukuntu utambuka ukumva ibintu bimeze neza. Rwigana ibyo nakubwiraga nyine niyo mpamvu naje mu mana kuri amuteka ahora ajya kuri telefone akatwigisha akamwihorera wasanga arabonye sheri sembezi usanga atsigara ndagarutse ese mana usigaye ufite sheri ntiwatubwira se shamwara mu byore mwana hari igikorwa tsigaye ndi gutereta muri iyi minsi icyo kiba kimamagaye nyine abizi iyo kimamagaye kikumva ndi mu bantu buryo umukobwa yatumuka turaho ukajya kwitabira kimara kugenda mukuru yambwiye ati mana yanjye umwana wanjye ntamenyereye mu mujyi nta mwambaro afite agiye se kuba manager. Mama yarankundaga ndabizi umva nawe byaramuhangayikishije gusa twaragusengeye gusa nyine ndabona umeze neza Imana ishimwe. ariko sheri ko ari wambwiye ko uzi koga kandi nkashaka kujya mu mazi ukoga ukanyereka uko boguze uko ndakunda. Ikibazo mwe ntabwo mukizi yamamagaye agasanga ari kumwe n'abantu benshi ahita azamura umutwe muremure pe kandi ambwiye ko ari we nkunda wenyine ko nazigera mutera. Shaba kuba uringanzwa mu rugo rwawe natwe twarakundanye itonde sibyo niyo mpamvu utagira ufasha nta kidufasha gukubura ngaho ugiye kuri telefone anyarutse. Oya tekereza yumvise ndi kumwe n'abandi bakobwa nabwiye ko najya nereta urumva yabigenza byaba ari ikibazo rata ni ikibazo ariko ese bro nyine ibyo mu rugo ndi kumva bimeze neza hanyuma se mu kazi mperuka umbwira ngo ufite umukunzi ariko nyine bitameze neza bigeze ubu ngubu koga burya ni gutya ari byiza ko wazanyigishije koga yigo cyareba we wagiye nka kwezi cyane ukuri nzazigishe nawe kubibona cyane byiza maze ni ibintu nyine umuntu aba yarize. Ariko mbarira akantu ka mukobwa twakundana pambe ntabwo twakundanye wari ubizi yuko nabikubwiye yuko nenda kumubwira yuko nza mukunda so duherukana rero kirya gihe naragiye nkajya ndara umutima urya nkagenda uyu munsi nkavuga ati ndabivuga nkataha ntabivuze uwa kabiri ndabivuga nkataha ntabivuze umunsi umwe ndavuga ati noneho nintabivuga umutima uturike ndagenda uzi ibintu byambayeho naragenda muganiriza mbura aho mbihera nca ruguru nca hepfo nca inyuma ewe mubwiye uko mukunda yamennyeho amazi na n'ubu ndayibuka nkumva anjeho ku buryo niyo yambwira yuko niyo yaza ari marayika nkamenya yuko ari we nabwo tuzasubireyo. Okay rese bro cyakoza uzi cyiza se ikiza no kuba mukunze ugahita ubasha no kongera kumwikuramo nimba aramwikuyemo byararangiye nundi ukabona nundi yaragusuzugaga agasuzuguro kameze uko nundi wo ngo ntago yatubera mu kazana umuntu utinyuka kukumenaho amazi mva rekana nawe uzashaka abandi amafaranga warayabonye uri kugenda umera neza ntago uzabura umukunzi kandi ugukwiye ukubaha
uguha agaciro hano ngurinda kukumenaho amazi uwo n'unguwo n'undi ntabwo ari agukwiye. mba nkubwire nafashe umwanzuro umwe ngiye kwiyitaho nimba ari no kubyibuha uri kubona gatangiye kuzamo niyiteho nigurira akantu nkarye hanyuma ibyo abanyitaho bazanyifuza. ni sawa kabisa. ese garafure ko kubuze kuri phone gakwandikira aba SMS reka reka. Mare nari nasohokanye na wa mukobwa mare. ese garafure mwana uriya mukobwa ko mbona bakubeshye ka wagize akasamutwe koko ubu uzamushobora kakunda amafaranga ko yikundira kwiberaho neza uko kurabona uzamushobora koko. Umpora mubwira ibintu nataye umutwe urebye ukuntu umutwe ari ukonye. Ako gire garafure ibyo tube tubiretse. Okay bro nyine reka ngende njye guteka tunarye dore urugendo nakoze none ku mugari twumva nshonje ndabizi no wanatetse kuva kera dore makunda ibyo byose bikunda ndagerageza. Okay si uko ntashashe wa amuhatiriza man ura ibintu byose nkora nuguhatiriza ntako ntagira. ako gire reka tubireke pe sibyo reka tubireke. Urabona agire mere yarwaye mbonye arwaye nyine mpita njya kuri farumasi mugurira imiti ako nsiza ari koroherwa nsiza ari baroroherwa ubwo sinzi ko turi bugeze ariko tuba dukomeje kugorana turashaka kujya tumugeza kwa muganga. Tuzamuka ahubwo tugenda twirukanje kurokona nta kibazo. hanyuma se yarabonyeho muri puberi byanze uteka n'ise ntacyo ubona ukoze hariya kidasanzwe aho babona muri beza ku isura yabona mu mutwe hari ikirimo hariya ubonye ari muri puberi bakuba barira ikise rega kuba turi abakiri na suku turusha ubwiza bebe sibyo umva mureke mbanze mubwira aka ni agasuzuguro hanyuma ukadutambuka wikaraga ukarengarana n'isoni ntabwo butaha mujye muzana n'umuco ndabona mwe mwikoreye ibikapu mujye mutwaramo n'umuco sibyo mbabare ntabwo bisanzwe bimeze neza cyane ari mukumbuye n'ukuri kw'Imana cyane nari ngukumbuye Yesu kuki wanyanze cyane ntabwo nakwanze tuburanyeho basigira ugira uboneke sibyo yego nta kibazo ariko sha umve Jojo ejo bundi naje kura muri biro zawe serious nahasanze umukirina mbega agasuzuguro mukirina wo muri kampani yacu nahasanze umukirina ugira agasuzuguro ndabigutuye byagenze sha nyine naraje nyine mfite ibyungo byinshi ndi kwihanagura nyine mfata akanuze ngata hasi shamwe umukobwa yarantutse kampani yacu nyine tugira isuku ikintu cy'umwanda abakirina bacu ntabwo babikunda pe rwasanga ariyo mpamvu ashobora kuba yarakubwiye nabi ariko ubundi nta kibazo cyabo pe baritunze ariko cyumva reka nkwibwire uve tuze mu by'abakirina yego rero umva ntabwo uzi agasore ejo bundi twari kwitinza muri yego we ndakibuka kataramara n'ukwezi ukwezi konyine kumwe gushize gatangire kuzana iby'imitereto yego se umva shinare gise ndasuzuguritse ese makeup ngura zo nzikoresha iki ko nabonye nsigaye nsuzuguritse biteye n'ubwo shamana ariko naragasuzuguye yego se nawe ndakuzura kabza mana yanjye naragasuzuguye kakimbwira ngo ndagukunda nahise mfata igikombe cyuzuye amazi ntitaye ngo ndi muri biro mita ncumuriraho amazi mana yanjye avuga ati kweri kwa Mungu nanjye rwo bwa mbere nari nkoze akantu keza nkavuga ati burya ndarenze mukomana none se ko naba musuzuguye cyane uransetsa nuko nese ubwo naramusuzuguye aho shareka tureke ibyo byako ukwezi kumwe reka tureke ibyo byako gasora ahubwo nyibwira amakuru ya Chris we bigeze my Chris ndamuku Chris wanjye nta nubwo duteganya gushwana ndamukunda rimwe ndamukunda kabiri ndamukunda gatatu nta nubwo nteze no sena gusohokanye kwabona cyane kubona ari heza nyine ntacyo hatwaye urebye ni heza ubutaso wazakugarura ntacyo bitwaye pe ntabwo ari habi rwose nabonye ari heza ubonye ari heza
uretse kuri cya kiganiro twagiranye ubushize sheri urabona utongeye kuzana bya bintu by'ubukwe oya rwose kandi nawe mbabaye uratangiye oya taba ari byo ugiye kongera kugarura ese ko wambwiye ngo ugiye kubitekerezaho duhame igisubizo sheri nyine urabizi musaza wanjye urabizi ko ntarangije kwiga musaza wanjye yansabye ko nyine najya gukomeza amashuri njya kwiga muri Amerika none se nta kuntu twabana ukazajya kuyiga tubana kandi yarambwiye ko nzajya kwiga muri Amerika tuzajyana reka dukore ubukwe maze uzajya kwiga twarabukoze sheri yarabyanze yavuze ko ntakora ubukwe ntasoza kwiga yarabyanze kandi nanone Yabyanze urumva ko utera- ntabura kwiga nyine kuzajya kwiga tumaze no kujya mu murenge arega ntabwo yabyumva nese ubu ngubu urabona ibyo ngibyo byatuma niyigira ngo ni ukugira ngo urubwe ntabwo yabyemera nuko reba shere inzu narayujuje ibikoresho byose birimo none ubwo urabona ari iki kiri kubura agashahara ndakagafata gatubutse ndabizi umushahara urawufata ariko nawe rero wituma nitandukanya n'umuvandimwe niba umuvandimwe ashaka ko njya kwiga nese ubwo uri kumva nimba yanze ko nakora ubukwe koko ndi no kwiga uri kumva ibyo ntabikora koko kandi ntabwo namusuzugura kandi nawe ntabwo nagusuzugura reka turebe igikwiye nawe ariko ntabwo ndi kumva nakora ubukwe kanze nkubaze nibo bagenga ubuzima bwawe niho bagukontorora kwifatira icyemezo ntabyo uzi sheri ndabizi ariko ni abavandimwe umuvandimwe ni ikintu gikomeye cyane ayo n'andi mahirwe mbonye mu buzima rwose bwanjye umuvandimwe akabyanga ababyeyi barabyemeye abo bavandimwe baruta ababyeyi bawe nzanye hano hantu kugira ngo umeze nyumvishe ibyo bintu byawe by'amakwe bitarangira mu mutwe wanjye umve nimba udashaka kubyumva ufate n'amaji yawe sheri birakara ndakwinginze bikubwiye nta mutima mubi mfite nuko nashaka kubana nawe umutima wanjye urakwifuza ntabwo wumva wakugira kure yawe umva sheri ibintu ntabwo nshaka kongera kubyumva amatwi yanjye ibintu byandiye mu matwi inshuro nyinshi umve ndabyanze kandi nagiye ndagusize